Ikaze mu kiganiro Barada Vibes, ngewe ndi Barada, nkaba ngiye kubagezaho ibiganiro bitandukanye. Ikiganiro cy'umunsi nta topic gifite, nkuko ubushize babibonye hari inama zitandukanye, hari utuntu ngenda postinga hirya no hino. Uyu munsi rero ngiye kugenda ntwegeranya, ariko byose birebana n'urukundo. Uyu munsi ndakubwira ngo gukundana n'umuntu iwabo batagushaka, batagukunda biravuna, bisaba ingufu nyinshi cyane. Akenshi ngiye nkunze kuvuga yuko ari ukwikururira ibibazo bidashira. Uri umukobwa cyangwa uri umuhungu, uwo muntu uramukunda yego, ariko iwabo ntibagukunda, cyane cyane iyo afite iwabo babana cyane, bakururana, bagendana cyane. Iyo iwabo w'umuntu batagukunda, batagushaka, ugakundana nawe, birakuvuna, kuko haba umunsi mukuru ukavuga uti se ndajyayo, ugakurura ibirenge. Hagira ikintu ukavuga uti n'ubundi ntibankunda, bakumva akantu uti n'ubundi naje batanshaka. Mujye mutekereza yuko ntazibana zidakomanya amahembe. Iyo wowe n'uwo mwashakanye mufitanye ibibazo, hari igihe utanabireba gutyo. Iyo hari ikibazo kivutse mu rugo, hari igihe utanabibona gutyo, ahubwo ukavuga ati ni iwabo, n'ubundi ntibankunda, n'ubundi nibo bansenyera. Kandi rimwe na rimwe nta n'uruhare babifitemo, ariko kuko ako kantu karimo ugasanga iteka uhora utishimye, cyangwa uhora n'ibyo nawe ufitemo uruhare ubishyira kuri bene wabo uwo mukundana, ngo kubera ko batagukunda. Gukunda rero n'umuntu iwabo batagushaka, batagukunda biravuna. Icyo kintu nunabikora mukavuga uti urukundo rwaraganjije turabana, ariko ujye umenya ko byanze bikunze bizakuvuna, kandi nubijyamo ubizi, nizere ko witeguye no guhangana nabyo. Hari akandi kantu, hari abakobwa nkunze kumva hano hanze bavuga ngo sinakundana n'umuhungu w'umukene. Umuhungu udafite nibura n'imodoka, udafite n'inzu nibura, ngo wapi, njyewe ngo sinamwiteza. Niko mukobwa mwiza ndagira ngo nkwibarize, harya wowe iyo modoka urayifite? Iyo nzu urayifitera? Ako kazi keza uvuga yuko utakundana na runaka kuko atagafite, wowe uragafite? None kuki wumva hari uwagukunda wowe kandi nawe nta kintu ufite? Iyo uvuga ngo ntiwakundana nawe kuko nta kazi keza afite, wowe uragafite? Ntiwakundana nawe kuko atarangije kaminuza, wowe warayirangije? Mu gihe ushyiraho ibyiciro byabo ukundana nabo, nawe ujye wireba, urebe icyiciro urimo, hanyuma unatekereza uti ibyo ngewe ntujuje niba binyangira bizagenda gute? Ahangaha rero mbere yo kuvuga ngo kana karatunze sinamukunda kuko adafite ibi n'ibi, nawe ujye ubanza witekerezeho, urebe wowe n'icyo ufite cyahatari gituma bagukunda uko uri, kandi wowe udashobora gukunda runaka kubera uko ari. Hanyuma hari akabazo njya nibaza, hari ukuntu umuntu akundana n'umuntu bakabana bagakundana, akabamo nk'akantu ko guhemukirana. Umwe akaguhemukira, yangiza kongera kugusaba imbabazi ati mpa andi mahirwe. Njya nibaza rero, ese guha undi muntu amahirwe mu rukundo ni bibi cyangwa ni byiza? Ahanga nakubwiye yuko ntajya mu magambo menshi, ni ikibazo nakwibariza. Guha umuntu amahirwe ya kabiri ni byiza cyangwa ni bibi? Wowe ushobora kumbwira uti ni byiza cyangwa ni bibi bitewe n'ubuzima cyangwa bitewe n'ubuhamya ufite. Uze kumbwira muri commentaire, sibyo? Ikindi mfite na nimero ya telefone, ushobora kumbwiraho igitekerezo cyawe bitewe n'uruhande urimo. Ariko nanone hari ikintu nabonye yuko gukunda ugaha umuntu amahirwe ya kabiri, hari igihe uyamuha bitewe n'ukuntu yenda uwo muntu atagukunda, cyangwa se adafata ngo ayo mahirwe ya kabiri wamuhaye ngo uyamuhemo, donc ayaha agaciro, ahubwo akaza guhuhura. Mwibuke yuko tuvuga mu rukundo. Mu rukundo rero umutima ubutuje, umutima uroroshye, umutima umeze ute? Umuntu akaguhemukira akagira ati mbabarira umpa amahirwe ya kabiri ni iki, ukayamuha, wangiza akaza guhuhura. Hakaba n'undi uhu amahirwe ya kabiri akayakoresha neza, akaba avuga ati uyu muntu yangiriye neza kuba yaremeye kumbabarira no kongera kureka tugakomeza tugakundana, ntabwo rero aya mahirwe nayitesha. Ibyo bintu rero byose mujye mubitekereza, murebe, uvuga uti ndayamuha, ariko mu kuyamuha ashobora kuyakoresha neza, cyangwa nkayamuha ahubwo none akaza ahuhura n'akari gasigaye. Ikiganiro ni Barada Vibes rero. Uyu munsi turimo turagenda tuvuga ku nama zitandukanye zo mu rukundo. Bajene, urubyiruko, murasenga, sibyo? Murabizi ko Imana iduha buri kintu cyose tuyisabye. Nibaze rero nkuko usengera akazi, nkuko usengera promotion, nkuko usengera kugira ngo utsinde mu ishuri, ujye usenga
ubone n'umukunzi cyangwa inshuti nziza. Bijya bikubaho ko usengera yuko ushaka fiance mwiza, yuko umukunzi wawe yaba ari umuntu mwiza, ukabisenga ukabishyira imbere y'Imana. Aha, ni byiza. Nusenga rero usaba Imana umukunzi cyangwa inshuti nziza, ujye usengera n'inshuti ze, kuko izo nshuti nizo bagendana, nizo zimugira inama. Urabyumva? Uzisengere zibe nzima. Kuko ari akantu njya numva bavuga cyangwa nawe warakumvisha akavuga ngo nyereka inshuti zawe ndakubwira uwo uriwe. Iyo mfite inshuti mbi hari igihe nawe birangira ubaye mubi, ariko iyo ufite inshuti nziza nawe ushobora kuba mwiza. Nusenga rero usaba Imana umukunzi cyangwa inshuti, ujye usengera n'inshuti ze kuko nizo zimugira inama, nizo bagendana. Namwe kano kantu karabareba nk'abantu bubatse bashatse, kuko nushaka ugashaka umugabo cyangwa ugashaka umugore ufite inshuti mbi, ntuzibwire ko ufite umuntu. Hanyuma rero uyu munsi nibanze kuri mwebwe bajene, mwebwe urubyiruko mwe, gutandukana n'umukobwa cyangwa n'umuhungu mwakundanaga ukagenda umusebye, umuvuga nabi. Uyu munsi haje amatelefone za smartphone, reka sinakubwira, ukagenda ushyira amafoto ye n'amavideo ye hanze, cyane cyane ibintu zibimusebya, ibintu zibizamugiraho ingaruka. Ubu ni ubugome, nta bugabo burimo. Niba ubikora rero ujye wigaya. Nutandukana n'umukobwa cyangwa ugatandukana n'umuhungu, kuko muba mwarakundanye uzi intege nke, umufitiye amabanga menshi, nushyira amabanga ye hanze ukajya hirya ukiyitira irindi zina ugakomanta kuri stati ze n'ibiki, niba ubikora uri umugome, ubyumva ubyiteho, nta bugabo burimo. Ujye wigaya, sibyo? Hanyuma ikindi kintu, hari ibintu ukora wihishe. Ndabivuga mwebwe mukoresha social media, ukagenda ukiyita izina runaka ugamije kuza gusenya no gusebya umuntu runaka kuko ngo mwatandukanye mwarakundanaga. Ukajya mu bikomante ukandika. Ujye umenya yuko uwububa abonwa n'uhagaze. Ibyo bintu ukora wihishe, kubera ubwo bugome bikorana, rimwe bizakugaruka. Turi kumwe? Bizakugaruka, ubyanga ubyemere, bibe uyu munsi cyangwa bibe ejo cyangwa bibe mu myaka itari, ko bizakugaruka. Ujye rero unatekereza ahantu wicaye ugenda, uvuga uti njyewe ndi umugome kubera ibintu ukora. Nitwa Barada, ndabikubwiye muri iki kiganiro cyitwa Barada Vibes. Mwabantu mwe, mwarubyiruko mwe, cyangwa mwebwe mwashakanye mukundana gutyo, ujye umenya ko gukundana n'umuntu ntabwo ari amagambo gusa. Urukundo rugomba kugendana n'ibikorwa bifatika. Kubwira umuntu ngo ndagukunda ntibihagije. Ibikorwa biherekeza urwo rukundo ukora ni ibihe? Muzi umuhanzi witwa Meddy yaravuze ngo kubivuga siko kubikora. Ese urukundo uvuga uranarukora? Urukundo uvuga wirirwa uvuga ngo kanaka ndamukunda, ni ibihe bikorwa biruherekeza? Hari umuhanzi wa kera we witwa Mwite nawe, we yaravuze ngo ntaje teme inzara igutema amara. Urukundo ubwira uwo muntu ngo uramukunda, ni ibihe bikorwa biruherekeza? Niba kakanya unyumva, isuzume urebe ngo runaka ko mukunda, uyu munsi ngusabye ibikorwa 5 biherekeza urwo rukundo wabimbwira. Ndagushimiye kuba wumva iki kiganiro, ndagushimiye kuba warakoze subscribe, ndagushimiye kuba iki kiganiro uri bugisangiza n'abandi bakacyumva. Hanyuma umuntu ugukunda by'ukuri wari uzi ko akumva. Iyo atakumva ntamenye uburyo agukundamo, kuko ntago abakuzi. Hari ukumva ugatega amatwi, ugashishoza, ukanumva n'ubutumwa barimo bakubwira, ukabuha agaciro. Ariko hari no kumva ikintu kigaca mu gutwi kigasohoka. Umuntu rero ugukunda by'ukuri arakumva, kuko iyo atakumva ntamenya uburyo agukundamo. Akenshi hari ukuntu umuntu ugukunda ashaka kugukunda uko abishaka, uko abyumva, kandi sibyo. Ntago duteye kimwe, ntabwo dukunda ibintu kimwe. Ibyo bintu rero binatuma ko iyo bigeze mu gukundana bigorana. Ahangaha ndabaza mwebwe, wowe ukunda uwo muntu uramuzi? Urugero, hari umuntu ukunda yuko bamushimira ibintu yakoze, bakabibona, bakamuha agaciro, bakashima. Hari undi ukunda yuko bamuha impano. Hari undi ukunda muri uko gukunda ukabona akunda ko bamukoraho,
baregeranya ahantu hose, arimo aramukorakora, aramufashe akaboko, amufashe ku rutugu, arimo aramureba mu maso, akaba ari ko avuga ati ngewe iyo kanaka bimeze gutyo mba numva nishimye. Hari n'undi ukunda ko bamuvuga, bakamuvuga hirya, bakamuvuga ibikorwa yakoze, bakagira gute. Akenshi rero uburyo umuntu wawe ashaka kumwereka muri urwo rukundo, uburyo umwumva, iyo umwumva koko n'urukundo rumugeraho kuko ukora bya bindi ashaka, kuko uramwumva bihagije. Aha rero umuntu ugukunda by'ukuri arakumva. Iyo atakumva ntamenye uburyo agukundamo, kuko ntabwo aba akuzi. Ese aka kanya ninkubaza ngo uwo ukunda, uwo mukundana, uramwumva? Hari n'akantu nabonye kantunguye kavuga ngo hari igihe, kubera ko nta mwanya mfite wo kumva uwo nkunda, hari igihe noneho nshaka kumukunda uko ngiye nshaka ko bankunda. Icyo kintu urimo cyumva? Ni ukuvuga ngewe nitwa Barada, hari ibintu iyo ubinkoreye nishima, iyo ubinkoreye numva ko nkunda. Noneho ibyo bintu kuko uwo dukundana yenda atabinkorera, ngiye nkabimukorera. Nabimukorera ntanabyakire, ntanabyumve. Kubera iki? Siko ateye, siko we yumva ko wamukundamo. None ugasanga rero mu rukundo harimo utuntu twinshi tudashimishije, ukumva udakunzwe ngo bigere ku mutima, mu ndiba y'umutima. Ibikorwa ukorera umukunzi wawe nibyo ashaka, nibyo bivuga biti bimwemeza, cyangwa nibyo wowe wishakira. Mushishoze neza mu rukundo, udasanga uri hanze waratoromye, warayobye, kubera ko utumva, utazi mugenzi wawe mukundana.